Abakurikiye US TV ndabashuje cyane mbahaye ikaze mu kiganiro n'ubundi cya US News. Twababwiye ko turajya tumanuka n'ubundi twegereye amakorari tubasange hasi aho bari, tuganire tubabaze utubazo twinshi tugiye dutandukanye. Ubu rero hano muri kureba n'Ibyangabo niho turi, kubahazi mwahamenye turi mu majyaruguru y'u Rwanda, intara amajyaruguru, hanyuma turi mu karere ka Musanze. I think ndi kumwe n'umwe mu bayobozi bagize korari Abungeri, niba ntibeshye. Tuguhaye ikaze Perezida. Amazina ni Mvuyekure Jerome, umuyobozi w'Abungeri Family Choir ibarizwa ku itorero rya Byangabo, intara y'ivugabutumwa ya Rwankeri. Okay, Abungeri murakomeye? Turaho tumeze neza, bari mu bihe byiza Abungeri. Turabafatiranye tubasanze ku kazi, ahubwo kaduhite tubamamariza. Hano mukora ibijyanye n'iki? Hano dukora ibijyanye n'ubucuruzi, ducuruza ibikoresho by'ubwubatsi kandi dutanga serivisi inoze cyane ku bakiriya batugana. Yego, ndabona mumeze neza cyane. Mwabibonye amarangi, ibintu byose ni sawa cyane, dore ngaye. Hanyuma korari Abungeri ni korari imaze igihe kingana gute? Si ibikorwa mufite hanze ni ibihe? Korari Abungeri ni korari imaze imyaka 30 ikorera ku itorero rya Byangabo. Ni korari ibaye ubukombe, ibyo ikora ni ivugabutumwa, aho yamamaza inkuru nziza yo kubaka kwa Yesu. Aho hanze ifite alubumu ebyiri, aho mu kutariki ya 20 z'amashusho, aho kutariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu twabasohoreye alubumu ya kabiri nziza cyane ivuga ngo azagaruka. Ndaje mbereke uduce kabisa, muratubona muri screen yanyu. Hanyuma ubu noneho ni ibiki muri kudutegurira se mu minsi iri imbere? Mu minsi iri imbere tubahishiye ibikorwa byinshi birimo kugumya gukora ivugabutumwa, ariko no mu kwezi kwa 8 duteganije ko tuzaba twashize hanze indi volume ya 3. Yego. Hanyuma nize mwebwe mbogamizi muhura nazo? Gukora audio birahenze, amashusho arahenze, mwebwe izo mbaraga muzikura hehe ko nzi ko bigoye? Twebwe imbaraga ni ngombwa kugira ngo ibintu bikorwe bigerweho, ariko nanone kuko dufite abantu ari itorero radufasha n'abakunzi ba korale, bituma tugera ku byo twifuza nta ngorane zikomeye duhuye nazo. Mwebwe ntago bibagora cyane? Ntago bigorana cyane. Mujya mudusanga i Kigali wacu cyangwa mufite amastudio inaha namwe mwamaze? Dufite amastudio hano muri Musanze, niyo baye ngombwa ni Kigali turanyaruka tukahagera. Okay. Hanyuma niki mwabwira abakunzi banyu babakurikira kuri YouTube channel? Niba ndakeka muriho n'ubundi nababonyeho abakurikira YouTube channel yanyu, niki mwababwira abakurikira US TV n'abadukurikira kuri TikTok n'izindi mbuga nkoranyambaga zose? Basaba gukomeza gukurikirana gahunda zacu umunsi ku munsi, kandi ubutumwa bakuramo bakarushaho kugenda babugeza no ku bandi bakurikirana channel yacu, ndetse kugira ngo byaguke buri wese akagenda akora kukazogera kugira ngo bigende neza. Subscribe, like na share byose. Like na share ngayo nguko mubateza imbere. Turi Musanze Byangabo kabisa, mukomeze kugira ibihe byiza. Murakoze.